Tsetse rero Tsetse yari ihari kandi Tsetse yatewe n'Ababiligi. Burya ntabwo bikunze kuvugwa. Tsetse ntabwo yari kavukire ka Bugesera. Ibyo bibazo byabayemo kumbeshyera nahoraga muri serivisi za security, byatangiye aho Butare ngeze no mu Ruhengeri birakomeza. Ikibazo kinini ngo nuko mbera abana b'Abatutsi. Umuyobozi w'ishuri yari umupadiri, yatwakira mu bandi bana, ahubwo aratubwira, atuyobora inyuma mu bikoni, aratubwira ngo muracumbika aha, tuzabonana ejo mu gitondo. Utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Uburyo bushya bw'ikoranabuhanga butuma tubasha kuganira n'abantu b'inararibonye, hanyuma tukaba tuganiriye nyine na ba data, tukamenya ibyo basokuru basize bavuze, twifashe ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Mbizanye mu buzima bw'igihugu nuko twabwiye ko turimo dukora uruhererekane rw'ibiganiro ku nkuru y'u Rwanda, aho u Rwanda ruvuye, aho rugeze, rwavuye ibuzimu rujya ibuntu. Ariko ibi byose tureba ntago byikoze. Hari abagabo n'abagore bitanze batizigamye kugira ngo tube dufite igihugu dufite uyu munsi. Buri gasozi na buri muntu bafite inkuru, ariko uburyo bwo kwibara bwatandukana. Niyo mpamvu tugenda dutanga umwanya ku bantu b'ingeri zitandukanye, cyane cyane dutekereza ku bisekuru bigenda bikurikira. Muri akandi kumwe na Ambassadeur Professeur Joseph Nsengimana. Mwabaye muri guverinoma u Rwanda rukimara kubohorwa, mwakoze imirimo itandukanye. Ambassadeur Professor, twishimiye kuba rwose mwaje kudushyigikira muri gahunda. Tubaye ikaze. Urakoze mugenzi wanjye Kagabo. Ndumva nishimiye yuko wantumiye muri iki kiganiro, kandi numva ari uburyo bukomeye bwo kubaka u Rwanda. Kuko u Rwanda nk'uko muruzi ni uruhererekane. Numva rero nk'uko bivuze, uvuga uti utaraganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Nibyo rwose, natwe turabyemera, ahubwo rimwe na rimwe ukibaza utese birakorwa bihagije. Ikiganiro nk'iki rero cyerekana yuko birimo bikorwa. Murakoze cyane. Nahoze ndeba kuri Twitter yawe, nkabona amashusho meza menshi aryoshye, abana uganira ibintu by'umuryango. Ubona ko uri umuntu w'umuryango cyane. N'ibyo navugaga byo utaganiriye na se, ufata umwanya munini no kuganira n'abuzukuru n'abana. Nahoze mbireba cyane mbere ko ninjira mu kiganiro kiremereye. Nibyo rwose, cyane cyane binajyana n'amateka umuntu aba yaranyuzemo, yo kutabona ababyeyi bawe uko wabifuzaga, bakagenda kare, nawe ndetse kubera jenoside yabaye muri uru Rwanda, umuryango wawe ugasenyuka, ukongera kubaka undi. Ibyo byose rero bigenda bikubwira ngo ariko ubundi u Rwanda rwubakwaga rute? Ku Rwanda rwubakaga n'imiryango. Iyo miryango yakoraga iti? Iyo miryango, umubyeyi yaganiraga n'abana, noneho no mu muryango wagutse bakaganira kugira ngo indangagaciro ziranga u Rwanda, zaranze u Rwanda kuva kera, zikomeze zitera imbere. Umva rero icyo nkora ni ukugerageza kubahiriza uwo murage w'u Rwanda. Njye navukiye mu Rwankeri, ariko hari ababyeyi banjye, mama na data, bo bari Abanyaburiza. Kandi baje no mu Buriza bava i Kayita na Gakenke. Ni mu Buganza, hariya za Kiramuruzi. Urabona Gakenke ndumva izwi wenda kurusha Kayita, ariko naho baturutse bajya noneho mu Buriza. Bava mu Buriza mu ntangiriro, mu mpera za 30, muri za 40, muri bya bindi Ababiligi bari bashyizeho bishya byo kuyobora igihugu, nibwo bagiye bajya mu Buhoma Rwankeri. Rwankeri rero iyo utangiye ibirunga ni hariya munsi ya Karisimbi neza, niho twari turi haruguru ya Byangabo. Twahavuye rero, niho navukiye muri 50.
tuhava muri 59 tujya batujyanye i Nyamata. Ubwo igihe byacikaga twebwe ababyeyi bacu babakuye aho ngaho mu Rwankeri babajyana i Nyamata. Twahageze mu mpera z'ukwa 11 59. Sinzi ukuntu narashyizemo mu Bukonya rero. Ntiwibeshya kuko mu Bukonya naho nibyo nakubwiraga, mama niho akomoka. Niho akomoka kuko niho ababyeyi babo n'abasaza babo cyane cyane niho bo bagiye, niho rero papa yagiye kumushaka. Mu Rwankeri se ko hari ahantu h'abahirika cyangwa se abadivantisiti? Ibyo uvuga ni byo. Wari ufitanye isano nabo? Oya, twebwe navutse bari muri Kiliziya Gatolika ariko duturanye n'abahirika. Niko bitwaga icyo gihe. Hari umuntu wagize uruhare nawe mu mateka y'u Rwanda muri za 50, wakuriye muri Kiliziya y'abadivantisiti mu Rwankeri, umusaza Mbyirukira. Ni izina rizwi cyane, Mbyirukira. Umusaza Mbyirukira niho yavuye. Twari duturanye rwose. Hanyuma ajya kuba evangeliste. Yagiye muri Malawi na Zimbabwe. Nyuma yagiye no muri Amerika. Ariko muri iyo myaka cyane cyane ya 50, ndumva buriya Mpyisi nawe urabizi, umuventesi, cyane ageze mu nama y'igihugu ya Rudahigwa, yifashishaga amakuru, yaganiraga na Mbyirukira, amakuru cyane cyane mu kuvuga ese aba baduhatse, badukandamije, bafite imbaraga zimwe. Sinzi niba waragize imana yo kuganira na Muzehe Mbyirukira, ariko buriya yari umusaza mwiza cyane kandi uzi byinshi. Mu makuru yifashishije rero aya Mbyirukira arimo, kuko Mbyirukira kuba yari mu gice cyakoronijwe n'Abongereza, hari ahantu byari bitandukaniye, cyane cyane ari muri church. Buriya ama-churches yagize uruhare runini mu kumenya abo baduhatse, mu kumenya abakomeye n'abahe, mu kumenya imyitwarire yabo n'imbaraga zabo. Byari byiza cyane. Rimwe na rimwe utangiye ibiganiro nk'ibi ni byiza kunyuzamo utuntu nk'utwo. Waravuze utu rero tuva iyo mu majyaruguru tujya mu Bugesera. Ntabwo byari byoroshye na gato. Kuko ndabyibuka n'umwana, urumva nari maze kugira imyaka 9. Icyo gihe inkuru yaraje, iyo nkuru yari yihuse cyane, kuko uribuka igikunze kuvugwa nuko Mbonyumutwa yaba yarasagariwe n'abasore, iyo babivuga insoresore z'Abatutsi, Igitarama, ngo kuri Ndiza. Ndetse amakuru yavuzwe icyo gihe, kugira ngo inkuru ikomere, bavuze yuko yishwe, izo nsoresore zamwishe. Inkuru irakwira mu gihugu hose. Ntabwo yatinze kugera aho mu Buhoma Rwankeri. Noneho Abanyabuhoma bakora igitero cyo kuza kwica Abatutsi bo mu Rwankeri. Icyo gihe rero icyiza cyabaye nuko
abantu ntabwo bari bakinjiye mu macakubiri. Abanyarwankeri bahagurutse bose, ari abahutu ari abatutsi, bajya kurwanya igitero giturutse mu Buhoma. Urabona bihurira harya mu Byangabo. Noneho baragenda barabarwanya, babicamwo abantu 2, barahunga basubira iwabo i Buhoma. Abandi baraza bakomeza kuganira na bagenzi babo iby'icyo gitero, ariko n'ibiriho bitegurwa. Ntabwo byatinze rero, icyo gihe babonye yuko abantu bataritegura ayo macakubiri, ku buryo muri icyo cyumweru noneho bazanye ingabo za Kamina Kamina muri Kongo. Yego, burya nibo basirikari u Rwanda rwari rufite. U Rwanda ntabwo rwari rufite igisirikare icyo gihe. Nuko baraza badupakira mu masiteya yabo, batujyana mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri hari ahantu hitwa ni inkambi abajyaga muri Katanga mu mirimo yo gucukura amabuye y'agaciro, naho babahurizaga, noneho bamara kuba benshi bakabajyana Katanga. Icyo kigo rero nicyo natwe badushyizemo kugira ngo barebe abatutsi hirya no hino, baduhurize hamwe. Noneho igihe urumva umwana w'imyaka 9 ntabwo twahamaze igihe kirekire, twahamaze icyumweru n'igice. None wadupakira amakamyo, twari tumaze kuba benshi, batujyana i Nyamata. Nyamata ubwo hari hameze hate muhagera? Nyamata hari habi, tekereza abantu bavuye hafi y'ibirunga, Rugano, ahantu hakonje, ahantu hari umwuka mwiza. Mu Bugesera rero naho hari ishyamba, ariko cyane cyane hari umuzi. Ntabwo abantu bari bahatuye ari benshi, ariko icyaharangaga ni umuze n'indwara nyinshi. Na tsetse ngo yari ihari? Tsetse rero, tsetse yari ihari, kandi tsetse yatewe n'Ababiligi. Burya ntabwo bikunze kuvugwa. Tsetse ntabwo yari kavukire ka Bugesera. Iriya sazi se? Iriya sazi ntabwo yari kavukire, ahubwo yatewe n'Ababiligi. Ni indege rwose zateye tsetse mu Bugesera. Bari bazi icyo bateganya mu by'ukuri, kuko icyo gihe mu byadukomereye ni indwara malariya. Uvuye ahantu h'ubukonje, ugiye ahantu hashyushye, uvuye mu Rukiga ugiye uvuye mu Rukiga, uko ruteye burya rwari rufite umuze mukeya rwose, nta ndwara nyinshi zahabaga. Ugiye ahantu hari malariya, hari tsetse. Numva rero ibyo byatubereye ikibazo, ariko hari icyorezo cyaje cya tifoyide. Tifoyide yari indwara nshya, ariko icyo gihe cyaroretse, nta buvuzi bukomeye bwari buhari. Hari ka sitasiyo 59. 59 hari i Nyamata, hari ka sitasiyo k'ubuvuzi gatoya cyane. Ndibuka icyo gihe abantu bararwaye, ku buryo noneho bagiye bubaka uturaro tw'ibyatsi, ku buryo harya habaye sous-préfecture hambere. Harya hose muri icyo gihe abantu bagendaga bubaka utwo turaro tw'ibyatsi, niho barwariye. Ariko icyo gihe yishe benshi cyane. Hanyuma se kubazana mu Mutara ngo byari bigamije iki? Ni bandi babikoraga ibyo? Mu Mutara, mu Bugesera, sorry. Mu Bugesera ubwo ni Ababiligi mu by'ukuri, ariko ni na Parmehutu, kuko
ibyo byabaye Gitarama mu gihe gito cyane, nibyo abanyarwanda bise muyaga. Inkuru yarakwiriye ku buryo mu munsi umwe yasakaye igihugu, kandi barayikabya, bavuga yuko bagomba kuvuna uwo bavugaga yuko yishwe, bakamuhora, ko bagomba guhagurukira hamwe bose bakamuhora. ni ukunyura gato muri ayo mateka. Nuko rero mugeze mu Bugesera, ubuzima ntabwo bwari bworoshye, wari ubivuze, indwara n'iki? Ntabwo bwari bworoshye, ntabwo bwari bworoshye na gato, ariko cyane cyane ubwo muri izo nkambi hari inkambi ebyiri, inkambi bitaga iya Ruhengeri n'iya Kibari, muri Bugesera nyine harya i Nyamata. Muri izo nkambi rero twahabaye, icyo gihe nari umwana, ntabwo nakurikiraga cyane ibya politike yariho, ariko ababyeyi bo bavugaga ngo ntabwo bashaka kuva i Nyamata, ntibagume hamwe kuko bazasubira iwabo. Niyo nkuru yariho, ni nacyo bari bagamije. Twebwe rero abana twagiye mu mashuri, twigiye munsi y'ibiti, nta mashuri yari ahari, amashuri yari ahari yari make mbarwa rwose, abenshi twigiye munsi y'ibiti, ariko bakadutoza bakatwigisha umuco. Hari amatorero yakozwe, ndetse no bakatwigisha imihamirizo, bakatwigisha, mbese navuga yuko iyo periyode nk'abana twagize abarimu beza, abarimu bari bahunze kimwe natwe, bafite ishyaka ryo kutwigisha, ariko imibereho yo ntabwo yari myiza na gato. Ubwo muraje mu Bugesera, ariko ubu ntabwo ndumva ikintu cyatumaga bavana ngo babimurire mu Bugesera ubwacyo icyo byari bigamije. Ndumva ibyo byasobanurwa ku rwego rwa politiki, kuko utekereje icyazanye cyiswe revolution y'abahutu cyarimo gitegurwa. Ibyo ni amateka, tubigiyemo no guhera muri 20 Mortohan na Classe bashyiraho, bapanga u Rwanda rushya, bakagira amoko, gutandukanya abanyarwanda bakayashyiramo amoko adafite aho bo nk'uko babikoze, adafite amahuriro. Bamwe abahutu bakavuga ko bavuye Cameroon, ari nabo ba mbere batuye u Rwanda, abatutsi ko mbere y'abatwa se abatwa ntabwo bavugwaga cyane kuko bari na bake, ariko cyane cyane ni guhanganya abahutu n'abatutsi. Ibyo rero byateguwe na Mortohan na Classe hagati ya 20 na 25. Ni amateka maremare prof, kandi wenda icyo ngamije si nicyo cyane, nuko kwari guterura ikiganiro. Ubu rero uri profesa, nahoze nsoma, uri umushakashatsi, uri umwarimu wigisha muri za universite zitandukanye. Umwana wakuriye muri ako karengane akigira munsi y'igiti ashobora gute kuba profesa akigisha muri za universite, akiga mu Bufaransa, akigisha Lubumbashi? Ni ibintu, ni amateka nabyo. Ubwo kuba baraduciriye mu Bugesera, mu by'ukuri ntabwo badushakiraga icyiza. Njyewe ubwanjye nabinyuzemo, kubera ko nk'uko nakubwiye twigishwaga n'abarimu bafite ishyaka ryo kutwigisha, ariko ubuyobozi bwo guhera icyo gihe muri 60 cyane 62 na 63, ubuyobozi ntabwo bwashakiraga izo mpunzi zagiye mu Bugesera, impunzi z'abatutsi ntabwo ubuyobozi ntabwo bwabashakiraga icyiza. Ku buryo rero no kugira ngo twinjire mu mashuri byari biruhije. Njyewe ubwanjye
nize neza rwose muri iyo primaire n'ibyo nkubwira yuko twari dufite abarimu beza bafite ishyaka yuko primaire yo munsi y'igiti munsi y'igiti ariko abarimu burya abarimu ni ingenzi ni ingenzi cyane baratwigishije ku buryo uwashoboraga kurenga bariyeri yariho yagendaga azi ubwenge pe ubwo rero mu mwaka wa gatandatu muri 63 nge twakoze ibizame nk'abandi dutegereza ko amanota aza amanota aje sinisanga ku lisite y'abemerewe kujya kwiga biranyobera pe biranyobera kuko undi numvaga ntabyitezeho kuko numvaga wizeye kwa rwose noneho amashuri atangiye ubwo ntekereza yuko ngiye gusubiramo haza akarisite twariho turi babiri batubwira ngo bayitaga ilisite ya kabiri ngo tujye kwiga Rulindo kuva mu Bugesera ushyira Rulindo rwari urugendo rw'iminsi 2 ku mwana w'imyaka 13 twararukoze wowe yari mike kuko muzehe Tito yambwiye ko babaga Gatsibo bakagenda iminsi 4 bagiye Gakenke nibyo rwose ubwo rero twaragiye bwa mbere data yari afite inshuti muri Kigali turari Kigali hanyuma umunsi ukurikiyeho tujya i Rulindo umubyeyi yaguherekeje oya ubwo yageze i Kigali aragenda baturangira inzira kunyurira Rutongo niho umuhanda wanyuraga turagenda n'amaguru tugera i Rulindo tugeze i Rulindo twahageze mu masaha 10 muyobozi w'ishuri yari umupadiri yatwakira mu bandi bana ahubwo aratubwira atuyobora inyuma mu bikoni aratubwira ngo muracumbika aha tuzabonana ejo mu gitondo baducumbikira aho ngaho mu bikoni by'inyuma nko mu masaha 12 za mu gitondo araza aratubwira ngo nidufate udufuka twacu icyo gihe nta mavarizi yabaga nuko twari utuvera se twari udufuka tudoze washyiragamo utwenda bundi se iyo myenda yo wari uyifite nuko aratubwira ngo nitumukurikire turamukurikira aragenda afungura urugo rw'ikigo urugi rw'ikigo aratubwira ngo nta mwanya dufite y'abana b'Inyamata ibyo nabyo byafite icyo bivuze ngo nidusubire iwacu nta mwanya uhari w'abana b'Inyamata ubwo rero twafashe umuhanda nanone ariko uwo muhanda kuri ye navuga yuko byabaye igihe byo gutekereza uwo ndiwe muri icyo gihugu n'icyo natega cyangwa ntatega kuri icyo gihugu ni urugendo rurerure rw'iminsi 2 nanone ariko urwo rugendo icyo narukuyemo ni uko niyumvise muri ye yuko u Rwanda ntacyo rushobora kunkorera yuko ari ukwirwanaho ubwo rero koko niko nagiye nsubira mu wa gatandatu ndetse haza n'amakuba kuri Noheri y'uwo mwaka 63 inyenzi ziratera mu Bugesera zigera ku kiraro ariko noneho ababiligi n'abasirikari b'u Rwanda bashya basubiza inyuma ku Kagera ariko hitwaga Nyabarongo icyo gihe nta n'ikiraro cyari kihari twanyuraga mu Cyombo nuko ibyo byose rero urwo rugendo rw'iminsi 2 bambwiye ngo nta mwanya w'abana b'Inyamata mu by'ukuri nibyo byahise hari icyo bita guformata mu ndimi z'amahanga byahise muri
bimbwira ngo irwaneho, nutirwanaho ntacyo uzageraho. Niyo mpamvu mu mwaka wakurikiyeho, muri uwo mwaka nawe utari woroshye, kuko twanyuze icyo gihe inyenzi zimaze kuneshwa, bishe abantu i Nyamata, abandi babajyana kubafungira mu Ruhengeri, abatagiyeyo bajya gutema ishyamba rya Gakongo kugira ngo he kuzagira ibindi bitero. Byabaye igihe kibi cyane. Ariko icyo njyewe nakuyemo nk'umunyeshuri ni uko gukora ikizami cya leta nari nabonye ko ntacyo bizamarira. Ubwo rero haje ikizami cy'abasereziyani. Usubiye mu wa gatandatu? Nasubiye mu wa gatandatu. Haza ikizami cya mbere. Icya mbere cyaje mu mashuri i Nyamata ni icy'abasereziyani bashakaga kubaka Kimihurura. Hano muri FAC? Muri FAC. Buriya hitwaga Collège Notre Dame. Twahatangiye hitwa Collège Notre Dame. Yari collège apostolique, donc bashobora kukuramo abanyeshuri bashaka bagira vocation nk'uko byitwa, ariko abandi bakajya mu mashuri yandi. Nicyo kizame nakoze bwa mbere. N'ibindi n'icya Seminaire Saint Léon icyo gihe y'Ikabgayi nacyo cyaraje ndagikora, n'icya leta ndagikora. Ariko icyasohoye amanota cya mbere ni icy'abasereziyani. Nsanga natsinze pe. Imana, nshimira Imana. Nakubwira yuko ibindi sinigeze mbikurikirana. Icyo nahise mfatwa n'abasereziyani, ishuri ryiza. Uza kwiga i Kigali? Nibwo bari bakiritangira, ntabwo byose byari bihari, twagomba kujya kuvoma amazi mu kabande, ariko spirit rwose, uburere bwiza, uvuze abasereziyani n'ubundi ukuntu bita ku bana, baduhaye uburere bwiza rero, ku buryo byaranshimishije ubwabyo, ndetse nabishimira n'abasereziyani kuko bankuye mu mutima uremeye. Subira ubwana. Nkora siporo, nkora ndiga, nkora nacuranze instrument zose, ndetse nacuranga gitari cyane. Uzi gucuranga gitari? By'icyo gihe. Ukayicuranga neza? Rwose. Banjo, flute, rwose. So byaramfunguye. N'imikino wakinagayo ni ihe? Basket cyane, ariko na football. Basket yo narayikomeje kugeza no muri universite. Na nyuma yaho nagiye ngerageza. N'ubu ndabona wagerageza. No kwiruka, nigeze kuba muri tournoi ya Kigali mu kwiruka, nigeze kuba wa gatandatu muri tournoi y'amashuri ya Kigali. Urumva i Kigali ho hari na hafi uvuye Nyamata ushobora no kugenda umunsi umwe ukahagera? Rwose. Kugenda no kugaruka ahubwo. Twavaga hari iwacu i Kayenzi hariya, tukaza i Kigali, nyuma ya saa sita tukongera tugataha. Urumva ari n'umusportif ariko kwihuta. Niba warirukaga ushobora no kwiruka ukahagera. Rwose. Ibyo byatumye wa mutima mubi ugenda ugabanuka, numva ibintu bishoboka. Niko rero n'amashuri yakomeje. Ubwo tuvuye Kimihurura nagiye muri Saint Paul. Ngiye nahisemo kubera cya gitekerezo ngo amashuri ya leta ntabwo ari cyo gisubizo kuri iki. Nagiye muri Saint Paul. Muri Saint Paul koko naho. Saint Paul se cyari ikindi cyiciro cy'amashuri? Ku Kimihurura twahakoze imyaka 4, cycle inférieur. Noneho tujya baduhitishamo kujya mu mashuri ya leta, no kujya mu yandi mashuri seminari. Ntabwo navuga yuko hari guhitamo kugari. Icyo gihe rero nahisemo kujya muri Saint Paul, kandi narabyemeraga mu by'ukuri. Saint Paul hano hafi ya Sainte Famille? Yes. Hari ishuri se? Hari ishuri. Icyo gihe Saint Léon
yari icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, noneho St Paul ikaba icyiciro cya kabiri. Yo rero icyo gihe yari yaraje i Kigali, ku buryo rero twagiyeyo nkomeza siporo cyane, nkomeza basket, tukagira za tournoi. Niho hari twa souvenir duto twagiye noneho tunyereka yuko bya bisigisigi biracyarimo. Rwose tuba amasezerano nari nagize icyizere. Ariko tugeze muri St Paul habayemo ibintu cyane cyane muri ibyo bya siporo niho nabiboneye. Dukina habaga tournoi z'amashuri yo muri Kigali, harimo na SM nayo iriya shuri rikuru rya gisirikare. Icyo gihe rero nabwo nagize ikintu cyambabaje, kinsubiza bubisi, kinyibutsa yuko ntari umunyarwanda nk'abandi. Kuko twagize tournoi ya basket mu rwego rw'amashuri ya Kigali. St Paul yari ifite urwego kamwe rwiza. Noneho nakinaga pivot. Noneho tugeraho duhura n'abasirikare bo muri SM bayobowe ikipe yari ikuriwe na Kanyarengwe. Hagiye gukina n'ikipe Kanyarengwe se nakinaga basket? Oya, yari yicaye, niwe wari ukuriye ikipe nawe yigagamo se? Yari umuyobozi icyo gihe. Kanyarengwe yari umuyobozi. Kuko icyo gihe nivuga ko ngo ari muri 67 ari mu bantu ngo barwanyaga inyenzi cyane. Nuko noneho turakina nk'uko bisanzwe, turitanga. Ariko noneho ntangira gutsinda ibitego byinshi. Kanyarengwe gutya rwose rupuri naturellement arababwira ngo ngo ako gatutsi karongera kubatsindana ngo ndabafunga. Yamaye arega barandebera koko gutyo murimo mukina rwose. Yamaye noneho abasore bari bumvise mbwiye, abasore rero baraza bantera, bamburije hagati ari babiri mu by'ukuri, ku buryo baramvunye, mvuni ku mugongo, mva mu mukino. Namaze iminsi abapadiri bakundaga aba sportif nabo bamvura, ariko icyo cyarongeye kinsubiza bubisi. Binyereka yuko bya bintu bikiriho bikomeye. Ubwo n'amateka yo mu Bugesera ya 63 byose biragaruka. Kanyarengwe niwe wa buriya icyo gihe yari ministre de l'intérieur. Ibyo byo mu Bugesera birangiye, yakoze ceinture y'abaturage bavuye mu karere ka Ruhengeri b'abahutu bo kuza gukora umupaka w'abantu kugira ngo inyenzi ze kuzongera gutera. Barahabatuza nabo? Barahabatuza. Ndetse noneho nyuma yaho amateka yacu arakomeye. Nyuma yaho nta shuri rikuru yigeze ryubakwa mu Bugesera, ariko Musenyeri Perona we yakoze ishuri ry'impunzi zo nyuma y'impunzi z'abarundi zahungiye mu Bugesera. Donc abanyarwanda nta shuri babubakira, kuko cyane cyane nitwe twari tuhari, barahaduciriye. Kiliziya yo yubakira impunzi z'abarundi. Ibyo byose rero byarongeraga bigatoneka. Ariko ngira Imana, ubwo kuri je mu gitekerezo cyarambwiraga ngo no muri universite, ubwo twari mu mwaka wa 6, twari mu mwaka wa 5, ibyo bita seconde,
tugomba kujya muri retorike umwaka wakurikiragaho. Musenyeri rero yagombaga kureba abana barangiza umwaka wa gatanu, barangiza seconde, akanaganira n'ababyeyi babo, noneho akamenya abashaka gukomeza, atabishatse nabo bakaba babivuga mu seminari. Nge rero perode yaganiye na data, nakuze ndi umwana umwe w'umuhungu mu bakobwa. Data aramubwira ati mva rero nge ndumva ntashaka guca umuryango. Ni umuco wa Kinyarwanda, ariko nibyo rwose. Ati rwose ndabizi umuhungu wanjye arabikunda, akunda na kiliziya, ati ariko rwose ndabibasabye mumureke azaba umukirisitu mwiza, ariko mumureke iby'igipadiri wapi umuryango we gucika. Noneho ubwo rero yabibwiraga umukuru wa seminari yitwaga Padiri Ronis, ni nawe wari directeur spirituel wanjye. Rwose twarujuje yuko nzajya mu seminari. Padiri Ronis araza, yari umubirigi. Araza amaze kubona ibyo musenyeri amubwiye, arampamagara arambwira, atumva rero musenyeri yambwiye yuko so yamubwiye yuko yifuza yuko nakomeza muri seminari nkuru. Ati yambwiye rero yuko yubahirije icyifuzo cye, utazajya muri seminari nubwo twese twabyifuzaga. Ati rero noneho, ati icyo nagukorera, ujye mu bashaka gukora ikizami cya leta cy'amashuri makuru, ati tuzareba ikizavamo. Numvaga naho ikizami nta kibazo nari gifiteho rwose, kuko nigaga neza cyane. Ikizami kirakozwe, seminari retorike turayirangije, ndangije n'amanota meza ya seminari. Dutegereje igisubizo cya leta, ibizami bya leta nabyo turabikoze. Hagati aho abana bagenzi bacu b'abahutu bose mu gihugu bakora ibizami, babona amashuri yo hanze, mu bihugu byo mu mahanga. Icyo gihe navuga yuko la Republique yari imaze gukora za network, bohereza abana benshi mu mahanga. Nabwo Université Nationale y'u Rwanda yaritangiye. Université yatangiye muri 1963, nibyo byadukijije. Ubwo abana bagombaga kujya muri Université y'Butare, benshi bagiye mu mahanga. Imyanya irasigara. Nuko aba Dominikani baravuga bati numuduha abanyeshuri, twebwe batwohereza i Butare. Muri mu batangiye Université y'Butare? Oya, ubwo turi muri 68. Okay. Donc icyo gihe habaye, navuga burya Imana igira uko yikorera. Ubundi numvaga ubwo hagati aho rwose nari mu cyeragati, numva amashuri arangiye. Ariko tugira Imana, abandi bagenda ari benshi hanze, universite yaka abanyeshuri nk'uko bisanzwe, turagenda. Twagiye uwo mwaka twagiye turi benshi, ubundi batahabwaga amashuri b'Abatutsi. Nuko rero nuko twagiye muri universite, ndetse
burya hari ibintu biyobora umuntu. Icyo gihe nari natse siyansi kuko rwose niyumvagamo. Wa mupadiri Ronisi wayoboraga seminari wari uzi n'ibyambayeho, aza kumbwira tumva rero ndabizi watse seminari, watse siyansi, ati ndabizi byose ari siyansi ari na leta n'ibindi washaka kwiga wabyiga nta kibazo wagira. Ati ariko kubera icyo mbona gikwiranye n'icyo wari wahisemo kuba mu bakirisitu, ati ndagusabye uzajye kuva muri siyansi ukajya kwiga leta, wiga indimi. nuko nagiye ngeze i Butare mva muri siyansi njya muri leta. Byose nta kibazo nari mbifitemo. Nuko ndabyiga, twiga umwaka wa mbere urarangira neza, twiga umwaka wa kabiri. Tugeze mu mwaka wa kabiri rero ubwo ni muri 73. Muri 73 mu kwezi kwa gatatu, ubwo haje za muyaga zo mu mashuri. Ubwo harimo muri politiki Parimehutu yari yacitsemo kabiri muri 68, haba amajyaruguru haba amajyepfo. Noneho muri 73 nibwo byasakaye mu mashuri, ariko mu by'ukuri abana b'Abahutu birukana abana b'Abatutsi mu mashuri. Yaje no muri universite rero baratwirukana nabi rwose. Habyarimana aratarafata ubutegetsi, byari muri icyo gihe biri muri vurugu. Baratwirukana nijoro tuvuye muri filime, badutegera imbere y'aho twareberaga filime, nuko n'ibibando baratwirukana. Ubwo twaraye, nari hafi ya Arboretum, niba muri Arboretum barahazi. Duhungira, dusohoka mu madirishya duhungira muri Arboretum, turagenda tugera mu Dominikani. Iriya shyamba ryari rihari icyo gihe cyane. Iriya shyamba ni irya kera, ni irya kera pe, buriya ni ibihaha rwose bya Butare. Nuko noneho hasigaye tugerageza guhunga. Nasubiye iwacu i Nyamata, mbwira papa, nari nzi yuko yatemye ishyamba rya Gako. Ndamubaza ntese muri iriya nzira umuntu yagenda? Arambwira ati makanya mbaze. Mu minsi mike yari yafashe za information zose, arambwira atoya, ati hariya hararinze ntabwo byashoboka. Kanyarengo yari yarakoze centure ye, yarakikije abantu bambwira. Yes. Nuko subira i Butare, subira mu Badominikani. Abadominikani nibo nagize amahirwe adasanzwe. Narahageze mpasanga umupadiri witwa Simari wa Kirarambogo. Yari umupadiri mukuru w'Ikirarambogo. Noneho Kirarambogo ni ku mupaka n'Amayaga, donc ku mupaka n'u Burundi. Ubwo rero yara Padiri Muzi, yari inshuti yanjye Padiri Muzi. Ubwo no muri church ya universite nakomeje kuba active, nubahirije cya cyifuzo cya Padiri mukuru. Nuko ndahamusanga, noneho bihurirana nuko uwo mupadiri ahari Simari yari umuzungu nawe w'umudominikani, ariko uba muri paruwasi. Yakomoka nawe n'umubirigize, Umunyakanada. Okay, abadominikani. Nuko
kuri uwo mugoroba kuri ya premidi njyana na Simari, hari abandi bari bahari ariko banga yuko tugenda twese mba rero icyo gihe byari bimaze kuba bibi kuko byari mu kwezi kwa gatanu 73 byari bimaze kuba bibi, amashuri yose noneho baratangiye no kwirukana abakozi. Turajyana tugera Kirarambogo ari nimugoroba, yaraziranye n'abasare, hafi y'umupaka n'u Burundi mukuru, yari afite network ye, nuko ararika abantu, umusare uri bunyambutse mu gitondo kare nka 11:30 turanshorera tugera ku Kanyaru, umusare araho ndambuka ku buryo ndambuka ndazamuka noneho hakurya i Burundi. Ubwo muri gahunda hari abandi babiri nari nasize mu Badominikani, niba bigenze neza nabo bagomba kuza. Yego, ni nako byagenze. Ni nako sinzi niba uzi Dr. Rwabuhihi. Yego, Dr. Rwabuhihi n'undi munyeshurikazi baje umunsi wakurikiyeho. Noneho ubwo nageze hakurya, hari abantu bari bamaze iminsi. Dr. Rwabuhihi neza cyase Ezekias nawe yabaye ministre. Nawe yabaye ministre. Nuko ibyo ari byo byose, ubwo umunsi wa kabiri bangezeho, noneho ubuyobozi bw'u Burundi butunyuza ahandi i Muramvya, noneho turagenda tugera i Bujumbura. Turagenda turahahurira mu by'ukuri. Icyatworoheye ni uko bitagoye kujya muri universite. Twagiye muri universite, noneho kubera ko twari twatakaje nk'amezi 2, twebwe ntabwo twarangirije mwe n'abandi banyeshuri muri universite y'u Burundi. Yego, twarangije mu kwezi kwa 11, ndangiza kandidature yaho, noneho nshaka ahandi nakomereza. Bambajije uti wagiye Burayi, wagiye Lubumbashi. Ni muri urwo rugendo navuye Bujumbura. Padiri Muzi nkunze kumuvuga, ni umuntu wangiriye neza, nubwo wangiriye neza cyane. Icyo gihe yamfashije kuva mu maga yo gutoroka. Ariko tugeze ni Bujumbura niga icyo gice cy'umwaka, we yashakaga ukuntu yambonera abantu bamfasha kujya kwiga mu Suisse. Amafaranga aza kuba make, arambwira ati shaka hafi abari Huye, ahatari kwaka amafaranga menshi. Niko nagiye Lubumbashi rero. Nahageze mu mpera z'umwaka. Mu uhe mwaka? 73. Muri 73. Kandi Burundi naho wari uhamaze igihe? Burundi usamaze ikingana iki? Twahamaze amezi 6. Urumva wahise wigura arangiza mu mezi 6? Yes. Narangije kandidature. Noneho ndagenda njya muri lisansi, donc nayitangiye abandi barangije igihembwe. I Lubumbashi. Ariko narize niga neza, ndetse ndangiza neza lisansi umwaka wakurikiyeho muri 75. Ubwo umwaka wa mbere natangiye muri 74, kuko navuye i Burundi. Wari warangije nk'icyo twakwita baccalaureate? Yego. Okay. Nuko ndangije lisansi rero, narangije neza, ariko nagiyeyo nk'impunzi, kuko i Bujumbura twari impunzi. Ku buryo rero nge ntabwo icyo gihe abantu barahinduraga, ntabwo nakomeje kuba kuri statut yanjye. Noneho
nsinda neza umwaka wa kabiri rwose naka kuba assistant. Biragenda icyo gihe twarangije ibizamini n'ibindi nsubira i Bujumbura, niho nagiyaga muri vacances ubundi. hari abantu wari ufite yose nari mpafite famiye inshuti cyane. Famiye ya Mutsinzi ni umuntu dufite imiryango ifite ibisanire. Mutsinzi tuzi wayoboye urukiko rw'ikirenga cyangwa yayoboye urukiko rw'ikirenga. Niho icyo gihe yigishaga muri universite, ari n'umukuru wa baro ya Lubumbashi. Ubwo rero rwose yaramfashije, yambereye umubyeyi ku buryo byageze naho guhitamo aramfasha. Kuko ubwo nasabye kuba assistant, umwanya ndawubona, ariko hagati aho abanyekongo bo bangira inspecteur regional wa Bandundu w'amashuri se. Amashuri. Mutsinzi se yari umwarimu hariya Lubumbashi? Yari umwarimu i Lubumbashi. Yari umwarimu navuga ufite autorité kandi ufite na carrière. We yari yarize mu Bubiligi, yakora doctorat, aza nk'impunzi, aza kwigisha, ajya muri Congo, ajya Lubumbashi. Ubwo rero naramusanze, ni nawe n'umupadiri rwose wangiriye neza, kuko niwe wakoze connection i Bujumbura, amfasha kubageraho. Noneho iyo myanya ibiri nari mbonye. Inspecteur regional Bandundu ni amafaranga, wari ubonye amafaranga, ruswa nyinshi ngo abantu bakiraga ku buryo bworoshye. Ariko wumve confusion. Njye nitwaga Nsengimana. Icyo gihe hari umuntu witwa Bisengimana, yarazwi. Nari mfite amanota menshi cyane, ku buryo bo basanze bangira inspecteur regional. Yari umuntu ukomeye cyane cyane i Bandundu, ni ahantu hazwi nk'ahantu h'abanyabwenge. Njye rero nari nasabye kuba assistant. Ibyo sinigeze mbisaba, ibyo bindi by'ubwa inspecteur nagombye kwakana no kugisha inama Mutsinzi. Arambwira ati umva rero, niba ushaka gukira vuba ariko gukira ku buryo butari bwo, Bandundu ushobora gukira, atari ko ndakuzi ntabwo ari byo ushaka, cyakuzanye n'ubundi ni ukwiga. Kandi hari inzira wahisemo ya sistana, niyo nzira ikwiye. Ati rwose ya aho washatse, ya muri assistant. Iyo nzira navuga yuko n'ubundi niyo yari yanjye, ibindi sinari nanabisabye. Ndagenda umwaka wa mbere rwose ndakora nkuko numvaga umutima umbwira. uri assistant? Ndi assistant. Mu mpera z'umwaka, ubwo assistant babyumve ko wigishaga muri university. bakunze kubyita professeur assistant, ariko na assistant nuba wari wakageze mu rwego rwa professeur. Mu mpera z'umwaka, bagenzi banjye navuga narushaga, bo b'abanyekongo batangira kugenda kujya gukora doctorat hanze. Ndavuga nti wenda n'ibyanjye bizaza. Uwa kabiri urabaye, nta gisubizo, kandi nanjye narabisabye. Université niyo agomba kubafasha? Ni université ariko ni igihugu cyane cyane cya Kongo. Nuko mwaka wa kabiri nta gisubizo mbonye. Ndavuga nti ibi bintu ntabwo bishoboka. Nashatse kwiga, niyo ntego nari mfite, ni ngombwa yuko nshobora kwiga.
icyo gihe twari tumaze kugira relation, nari maze kumenyana na Université ya Lusaka, ngi Lusaka kubabaza niba nshobora kujyayo, niba hari n'inzira ishoboka yuko nkoranye nabo nazashobora kujya gukora doctor. Barambwira bati nta kibazo rwose. Ubwo ni muri 78 umwaka wa gatatu. Mvi Lusaka, mu by'ukuri nafashe icyemezo cyo kugira Lusaka. cyo kugira Lusaka. Ngeze Lubumbashi mpasanga urwandiko rumaze ukwezi kurenga rumbwira ngo umubyeyi wanjye data yaratabarutse. Byabaye nabyo ikigeragezo. Urumva ntimwaherukanaga. Byabaye ikigeragezo pe. Noneho ndafata determination yo kuza kugaruka mu Rwanda, kuko mama yari asanzwe ari umurwayi arwara asima. Nibaza ukuntu n'ibyo byose nakoraga nari ngamije kuzitura neza ababyeyi. Noneho mfata icyemezo ndaza nk'umuntu uje mu bushakashatsi. Ngeze mu Rwanda nsanga koko mama asima yaramuhejeje mu rugo. Nyuriye Nyamata nsanga barambwira bati uko ameze ntacyo twamumarira. Nyura CHK, nabo hari umuganga n'icyo gihe wavuraga, muganga witwa Kayigi. Arambwira ati rwose ntabwo, ati aho nakugira inama y'i Butare, ati y'i Butare muri université, muri hopitali ya université niho bazashobora kumufasha. Ubwo rero namujyanye i Butare. I Butare Imana ikora ibyayo, ngira opportunité yo guhura na Nsanzimana. Nsanzimana Sylvestre, recteur wa mbere. Recteur wa mbere wari nasubiye kuba recteur hagati aho. Yarakomeje. Noneho kubera ko nakinaga basket muri université, Nsanzimana buri yari umuntu mwiza cyane. Abana bakoraga siporo kuko yabaga hari iteka. Duhurira kwa Rugamba. Rugamba Cyprien. Rugamba Cyprien. Afite hagati aho nari nashatse umugore wanjye wa mbere ari muri umuna w'umugore wa Rugamba. Wari washatse ryari? Muri 77. Wari wamushakiye? Twarahunganye mu Burundi, hanyuma njyewe ngira Lubumbashi, we ageze aho hagati agaruka i Rwanda. Donc nanyuze ino urumva gufata ibyemezo ntabwo icyo gihe byari byoroshye, ariko nanyuze ino ngira ngo mujyane tugende twubake urugo. Ntabwo nari sure yuko nshobora gukora ceremony zose, ariko finalement narazikoze. Uvuye Burundi? Mu Kiliziya, oya mvuye Lubumbashi muri 77. Nuko turajyana. Ubwo rero twari tumaze kubona umwana wa mbere. Ariko noneho ntekereza mama sinzamujyana i Lusaka muri eta meze kandi nanjye ntahazi. Ubwo warumbwiye ko na Sylvestre kwa Rugamba? Sylvestre rero yahise andokrita, ambwira ati ariko numvise yuko wigishiriza abanyekongo, kuki utaza ngo wigishirize u Rwanda? Ikiza muri icyo gihe hari abarimu bagenzi banjye narinzi yuko bigisha bavuye. Umwe yari Egide Ntagwira Umugara, wigishaga science w'umuhanga cyane. Yaravuye muri Russia. Hari mwari muhuje amateka? Twari duhuje, hari nka batatu duhuje amateka bari muri university. Abimbwiye ntekereza mama, ariko yusu umugisha w'Imana. Yego. Nuko rero naramubwiye ntumva, ubundi nta kibazo mfite, ariko
hari ikintu nkomeyeho n'ubu nicyo ngamije gukora doktora. Natangiye n'ubushakashatsi wenda ngize Imana nkabona uburyo bwo kubirangiza rwose nta cyambuza kuza kwigisha abana b'Abanyarwanda, ariko nkeneye gukora doktora. Arambwira ati ikibazo cyawe ni icyo. Ndamubwira nti ni icyo. Atumva rero Nsanzimana yari umuntu mwiza, no mu gihe cyo kutwirukana we yarabirwanije, ariko nta mbaraga yari afite. Arabimbwira akiri recteur n'ubundi. Arambwira atumva rero cya gihe urabizi ntabwo rwose nari mu barwanije, nagerageje kubirwanya, ariko nta mbaraga nari mfite. Atumva rero ubu ndumva mfite ubushobozi. Ati icyo nagusezeranya, ngwino wigisha imyaka 2, nyuma yaho nzakohereza ugiye gukora doktora. Ibyo bintu ndabitekereza numva harimo umugisha. Si ikibazo cya mama ibone igisubizo, cyari ikibazo gikomeye yuko data atabarutse ntacyo namumariye, mama ararwaye bibi, bose mpita mbona igisubizo. Ndamwemerera, ntangira akazi ku itariki ya 2 z'ukwa 11 muri 78. Kuri 15 z'ukwa 12 bampa konje yo kujya kuzana family yanjye yari yarasigaye i Lubumbashi. Ndagenda ubundi numvaga mu minsi 15 ari ibintu bishoboka. Icyo gihe Elzaïr yari yatangiye kuba peut-être bimara ibyumweru 2 birashira, ntashobora kuva Lubumbashi nza Goma. Tugomba kunyura i Kinshasa, noneho dushobora kugera Goma ku itariki ya 6 z'ukwa mbere, twinjira mu Rwanda ku Gisenyi. Ugeze 7 ugeze 7 kuko ibyo nkubwira muri ibyo byose, urwo rugendo ni muri 78. Mu kwa 12 nibwo nasubiye kujya kuzana. Navuga ko ubwo mwahigeze n'aha 79 mu kwezi kwa mbere itariki ya 7 ngera i Butare, nsanga Nsanzimana ku itariki ya 5 yagiye kuba vice president wa OUA. Ndatesekaye. Ubwo hari Nahimana wari warabaye collègue. Nahimana Ferdinand. Hari Gashego. Mwari mwariganye Nahimana? Yego. Uwo yakoraga icyo gihe ni wowe wayoboraga university? Yari vice doyen de la faculté des lettres. Ari mu nkora. Ese ibibazo byaratangiye, ariko n'ubundi mu mutima nari rubatsemo resilience, numva ibibazo ntabwo ari bishya. So ibyo bibazo byabayemo kumbeshyera. Nahoraga muri serivisi za security, byatangiye aho Butare, ngeze no mu Ruhengeri birakomeza. Ikibazo kinini ngo nuko mbera abana b'Abatutsi, abana biyigira kubera circonstance rwose. Ndabyibuka byarambabaje cyane, ariko ndavuga ngo nta kundi ni ukurwana nabyo. I Butare wahamaze igihe kingana iki? Imyaka 3. Tujya Nyakinama, faculté des lettres yimukira Nyakinama. Urateseka. Ubwo Nyakinama ho ntabwo bambarizaga mu Ruhengeri, bantumagaho nkaza kwitaba muri presidence. Ukubera ngo abana b'Abatutsi ibibazo nk'ibyo haje, ubwo yari Rwasira, haje no kuzamo ibibazo se nukorana n'imiryango yo hanze, ibintu nk'ibyo. Ariko numva ikintu cyamfashije muri ibyo byose, nanone nakijijwe nuko kugira ngo nkore doktora, ibyo wambashije waje kwikora ute? Kugira ngo nkore doktora muri university icyo gihe hajemo ikintu cyitwa doctorat par intermittence.
faculté de lettres irayisaba. ubwo ari Noneho, doctor imeze ite? ni doktora itaratumaga uva muri post yawe ahubwo ukora amezi make muri universite y'aho ushaka gukorera doktora, noneho ukagaruka. Icyo gihe rero muri uwo mutaka w'iyo doktora par intermittence, njyewe nari nkuriye departement ibyo bitaga langue et littérature française et africaine. Noneho nanjye nakoze indi yishamikiyeho na universite ya Limoges. Abarimu babo bazaga kwigisha hariya, dukora iyo accord hagati ya za universite zombi. Ntabwo ari njyewe wagiye wa mbere, nohereje abana nigishije bantangayo, ariko nanjye ngezaho njyayo mu Bufaransa. Mu Bufaransa ahantu hitwa Limoges. Niho rero icyo gihe byatumye nanamenyana n'abarimu na universite yitwa ya Bayreuth mu Budage. Mbona doktora yanjye nayobowe n'umuprofeseri w'i Limoges wa faculté, vice président wa université de Bayreuth. Nkora doktora muri ibyo bita littérature comparée. Noneho nari mfite ba directeur batatu na Emmanuel Ntezimana wari doyen de la faculté de lettres. Nyirangiza muri 78. 78? Muri 78. Ndumva 87. Nyirangiza muri 87. Noneho nyirangije en fait nabonyemo no gufunguka, nkajya mu nama muri universite ya Bayreuth mu Budage. Nari naragiyeyo, hari buriya mu Budage hari ahantu hitwa Potsdam, hari impapuro za mbere z'u Rwanda cyangwa les archives za mbere z'u Rwanda z'igihe cy'Abadage, ziri ahantu hitwa Potsdam. Ku buryo rero nkora ubushakashatsi bwa teze, nagiye Potsdam kujya kureba ibihari ibijyanye n'ibyo nakoraga. Noneho n'uwo vice president wa université de Bayreuth tugirana ubusabane, nkajya muri université ya Bayreuth, nkajya no gukora inama, kwigisha muri université ya Limoges. Kugeza rero igihe uko buhoro buhoro nubatse kariyeri yanjye y'ubwarimu, ku buryo jenoside iba nari narintroduije gusaba, ubwo nari ngeze kuko navuye i Lubumbashi, naravuye ku bwa sisita, ndi muri grade ya chef de travaux, nari mbimazeho igihe kinini. Wari seseya? Ubwo muri 94, muri 93 nasabye kuba professeur associé, ariko biratinda. Hanyuma ndongera ndabyaka mu ntangiriro ya 94. Conseil universitaire yagombaga kwiga za ntuza ntiyaba kubera imidugararo, ku buryo izo dosiye nizo twahereyeho muri 95 afite tutangiza universite. Icyo gihe nagize nanone nahaye inshingano yo kuba, kubera ko nari ministre w'amashuri makuru, ubushakashatsi n'umuco, ninjye washinzwe, nari mbifite mu nshingano yo kongera gutangiza. Reka aho mpagaruke neza, kandi urakoze prof, nihangane n'amateka nyine igihe kirekire. Ariko gato, akarengane k'igihe kirekire, indunduro yabaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igusanze mu Rwanda, byagenze gute wenda mu minota mike? Burya hari ibintu udashobora gusobanura,
ariko byambayeho kenshi mu buzima bwanjye ukuntu nakize jenoside ni iki umuntu yakwita igitangaza kuko icyo gihe urabona muri 1990 mu kwezi kwa 9 ubwo kuva ndangiza doktora yanjye Limoges inama bakoreshaga barantumiraga icyo gihe rero mu mpera z'ukwezi kwa 9 hari ikintu cyitwa le Festival de Francophonie à Limoges izo za activité nazitumirwagamo kuva natangira gukora doktora yanjye irimo gutegura doktora cyane cyane nyirangije barantumiye yego mu kwezi kwa 9 nahagurutse Nyakinama kuri 29 z'ukwa 9 uwuhe mwaka 90 ndaza indege ntiyashobora kugenda muri uwo mugoroba kubera orage yabaye Kanombe bancumbikira muri Meridien barambwira ngo nzafata Sabena noneho ingeze Nairobi mfate Air France kuri 30 z'ukwa 9 90 noneho koko nimugoroba mfata indege nyura Nairobi ngera Limoges ariko kuri uwo munsi urabona amashyaka yari yaratangiye kuvugwa abantu duhura tukabiganira ibuka yuko icyo gihe niranwa na Mugesera yari inshuti yanjye Mugesera Antoine kubera ko namusanze mu Ruhengeri Nyakinama iriho we yayoboraga uriya yari directeur administratif muri Opirwa iyo nibuka neza Opirwa yari Bireti yego noneho twirirwa tuganira twari buriya Mugesera twari duhuje cyane cyane gukunda ibitabo cyane cyane bya bindi y'abantu batinya uwo munsi twiriwe tuganira tuvuga ibyari hanze twarabikurikiraga tuvuga ngo ariko izi nkotanyi ziratera gihe ki ku buryo kuri uwo mugoroba yaramperekeje angeza ku kibuga icyo gihe abantu bahagararaga hejuru bareba muri aerogare natwe turi abana twarahagararaga hariya nuko nawe kuri uwo mugoroba yari afite Ethiopian yajyaga muri Afrique de l'Ouest arabanza araguherekeza akasubo nta kanunu mwari muzi nta kintu mwari muzi nibyo twiriwe tuganira ariko mwari mubizi ko zizatera twumvaga ari ibintu biri hafi antuka ariko tudashobora ariko mwari mufite rezeko kameme nibyo nkubwira ariko nta rwose twabiganiragaho kuri uwo mugoroba dutandukana twaravuze ngo ariko si kera ikintu nyicyo nuko turagenda turatandukanye ngiye Limoges ngeze Paris mu gitondo mfashe train ubwo ijoro ryose naraye ngenda ngeze Limoges mu masaha 10 inama yagombaga gutangira saa 10 ndagenda nakereweho gato nk'iminota 10 nsanga abantu bicaye mu nama bambonye bose barambwira rwose presque unanime ngo wanyuze he tibitese babaye nanyuze naje n'indege mu gitondo ngeri Paris mfata train ndi hano nkuko nari nsanzwe nza batoya bati wanyu hari intambara ikomeye
ukubita agatima. nkubitaho agatima nkubitaho agatima noneho uwayoboraga inama niwo wari warayoboye mateze arambwira ati ndabona utabyemera ati ngwino ati buri minota 5 haranyuraho flash kuri France Info anjyana mu modoka ye koko niko byagenze flash ihitiza ivuga yuko u Rwanda rwatewe n'Abagande kandi intambara ikomeye. uri aho ngaho iri Moshi? Ndaho iri Moshi. Waragarutse se? Ubwo ceceka ubwo naramubwiye icyo gihe nta telefone mobile zabagaho. Naramubwiye ntariko noneho ma telefone mvugane nabimuhira. Tunyura muri ofisiye ama telefone mpamagaye ma femme arambwira ati ibintu ni bibi cyane. Ati abasirikare batangiye kugenda ku ngo zacu ati kandi ibyo twumva nuko urugamba rukomeye. Mu gitondo narongenera telefone mu gitondo na telefoniye sanga telefone yanjye bayikubye. Fortuneusement hari umufaransa kazi twari duturanye mirumitwanye. Warutuye mu mujyi hari ya Yaoundé hari intuza za university zari zihari. Niwe wampaye amakuru ubwo niwe hagati aho nyuma niwe wagiye ampa amakuru y'ukuntu ibintu byifashe ibintu bikomeye kuko umugore wanjye ku munsi wa 4 ku itariki ya 4 baje kumufata mu rugo basanga yagiye gushaka sauf urupapuro ikintu gisa na laissez-passer. Abakozi bose bafashe ifoto y'ubukwe bwacu barayijyana haje peloton y'abasirikari 7 baragenda banyura uwo munsi nyine kuko nibwo byatangiye ibyo byo gushaka ibyangombwa. Hari abantu benshi kuri district kuri commune. So byabaye bakoze tour muri abo bantu bamugeraho bamwuriza steya bamujyana bamusubiza mu rugo ngo report yari uko iwanjye hari imbunda nyinshi. Baragenda barasaka basanga nta mbunda. Imana buri hari ibintu udashobora gusobanura ni nk'ibyo ariko igihe cy'ibyitso nabikize kubera urwo rugendo nagize mu ijoro akaba kuko ku itariki ya 4 nibwo watangiye gufata abantu bari baje gufata umugore wanjye. Umuntu umukuru wa peloton yari umuntu bajyanaga buri gitondo bataziranye muri kiliziya ya hariya mu Ruhengeri katedrali mu misa yarasengaga cyane. None hamubonye nubwo batigeze baganira aramubwira tumva rero ati bantumye gusaka imbunda no kukuzana. Ariko mbonye imbunda nasatse hose ntazo. Ati ndakuzi nubwo tutari tuziranye twahuraga buri gitondo tujya mu misa. Ati ngiye gutanga raporo y'imbunda niyo bambwira ngo ngaruke ngutware ndagaruka. Ati ariko ndumva deja ibyo mbonye ntabwo bihuye n'ibyo bari bambwiye. Aragenda ntabwo yagarutse. Nanjye ubwo rero namaze ubwo itariki ya 4 z'ukwa 10 90 nagarutse mu kwa 12 itariki ya 5 niba ntibeshya. Ubwo inkuru zari zarabaye z'ibyitso ukuntu bifashwe nabi. Ubufaransa bwohereza minisitiri ngo aje kubwira Habyarimana ngo
nagerageza abone igisubizo cy'ibyo byitso ngo ko biri mu byanduza imaje ye. Ariko mu bindi ngo yaba yaramubwiye nuko hari n'ibyo adakwiye kureka ngo bimwanduze. Avuga ngo hari abantu bari mu bihugu binyuranye. Mu Bufaransa dufite abantu aza kuzanamo naka y'umwarimu wa Université y'u Rwanda uba irimoje yuko abaprofesori barimoje, kandi kubera ya francophonie koko ikibazo cyanjye cyari cyaramenyekanye. Ndetse n'abarimu bagiye muri iyo nama bo muri Afurika barabigize koze yabo. Ubwo rero abwira iyo ka ngo ayibwira Habyarimana uwo muntu kuki mutamwakira ngo atahe ko nabyo byagabanya tension. nuko ageze agarutse i Paris ngo baramubwiye, Habyarimana yaramubwiye ati rwose nta kibazo, ubu ngubu nagaruke nta kibazo afite. Ndaje ngeze kuri aeroport, pasiporo n'ubundi barazifataga zo numva ari normal. Ngeze nsohotse muri aeroport, yari ya service se pasiporo yawe zose barazifataga. Icyo gihe nuko ariko icyo gihe hari ya service nuko uragaruka. Ngeze ku modoka basanga umukuru wa security wo mu Ruhengeri, umukozi wo muri universite n'umushoferi. Turagiye tugeze mu Ruhengeri, banyujije muri security ya Ruhengeri, bambajije ibibazo byinshi, bafashe identite yanjye, bansubiza muri ya modoka, baragenda bangeza imbere y'umuryango, barambwira ngo injira uzahava ari uko tuguhaye uruhushya. Ubu urafunzwe, ufungiye mu rugo. Nahasohotse umunsi Inkotanyi zateye Ruhengeri zirabohora wasohotse 9/1. Hari 9/1, hari 9/1 mu kwezi kwa mbere tariki ya 21 donc Inkotanyi zateye. Igihe cya gitero bavajemo Rizinde n'abandi. Ubwo nibwo nashoboye gufata imodoka n'abana turaza duhungira i Kigali. Ariko hagati aho muri uko gufungiranwa mu rugo, icya mbere navugaga Imana ishimwe bagenzi banjye barafunzwe, bankusi mu byitso, bafashwe nabi, byibura njye ndi mu rugo. Wongeye ubonanye na famille, byibura ntibavuze bati yaradusize. Ikindi nuko hagati aho numvise nta kindi nakora ari ukwandika. Nanditse recueil de poème guhera ijoro rya Noheli, nanuza igisigo cya mbere cyitwa Noël de sang, quelque chose, ikintu igitabo cy'ubwacyo cyitwa Tous pour la nation. Iyo recueil de poème yitwa Tous pour la nation. Ikintu cya mbere nakoze nyisohoye, nashyiriye kopi ya mbere ubwo amashyaka menshi yaratangiye kubaho. Umuntu wambazaga muri presidence uwo najyaga muri Rwasiri, naragiye ndamubwira intumva rero nanze yuko biba amazimwe. Dore igitabo mu gihe cy'igifungo nabayemo iwanjye, Tous pour la nation, avuga Tous pour la nation. Tous pour la nation en fait ni recueil y'ibisigo nandikaga hejuru n'amatariki ariho, mvuga ibibazo by'amacakubiri, ibibazo byo kubura ubumwe bw'Abanyarwanda, mpamagara Abanyarwanda bose guhagurukira ubumwe bw'abenegihugu. Abyakira tukimuhaye? Narakimuhaye, we naramubwiye ntumva
ndanga yuko bazakubwira amazima. Nashatse kukikwihera kugira ngo ugisome urebe ukuri kurimo, ndetse ndanamubwira ni n'ejo nzajya kuri radiyo, kuko icyo gihe twari dutangiye kugira za liberty, uretse yuko n'ubundi radiyo Rwanda yo nari burya ngo bakwirukana cyane bakakumara ubwoba. radiyo Rwanda se yashobora kwakira icyo gihe cyane rwose, kuko ubwo nandikaga na za mbere nari naranditse pièce de théâtre irakinwa, nari mfite na troupe de théâtre, donc nari muri activité culturelle. Urakimuhaye? Ndakimuhaye, ngiye kuri radiyo ntanze mes points de vue clairement, yuko abanyarwanda dukwiye twese guharanira ubumwe, kuko n'ubundi u Rwanda niko rwamye. Navuga yuko bizarma icyo gihe ariko hari vurugu y'amashyaka, ntabwo wankurikiranye navuga clairement, ariko ibintu bitangiye kuba bibi bwo nigeze ku mugoroba, umuntu mu masaha y'ine y'ijoro telefone irasonye, aho nari narahungiye i Kigali, ndayifashe, alo wa wundi uhamagara ntiyavuga. Mu gitondo numvise amakuru ya radiyo, inkuru ya mbere yaje uko umuryango wa Nsengimana Joseph wishwe wose. Noneho numva ya sanse ya telefone nabonye mu masayini, madamu n'abana, ariko noneho ndakurikira aho bavuga atuye, sanga atari aho nari ntuye. Effectivement nkurikiranye amakuru, uwo muntu yitwaga Nsengimana Joseph, bamwishe wese. Bari babiteranyije? Ntiwamenya. So ibintu biraruhije ku buryo rero wenda kugira ngo mpine ibyo twakomeje kubinyuramo cyane no mu urwo rugamba rw'amashyaka,